Uyu munota tuvugana Irene ndetse na Dorcas bo bamaze kuba bagera i Kigali. Ese kuri iki Vestina yasigaye afite inda y'amezi hagati ya 3 ndetse na 3 n'igice. Nayo makuru hari kandi koko namusaba imbabazi birangira Vestina atabivuze. Ejo twari turi kuganira ku nkuru yande ya Vestina. Uyu munsi ninde tugiye kuganiraho ni Vestina. Ndakubwira ibintu bigera muri 4 ko uyu munota tuvugana Irene ndetse na Dorcas bo bamaze kuba bagera i Kigali. Ese kuri iki Vestina yasigaye muri Canada. Ibiri kuvugwa nibyo koko yaba yabonye umugabo. Ibyo simbizi ni ibyo muri kugenda muvuga kuri iyi mihanda n'amakuru ndi gukura muri iyi mihanda, ariko ibyo simbihagazeho. Ikindi ndi gushaka kugarukaho ni iki? Impamvu ituma Vestina yanze kugarukana na mugenzi we Dorcas ndetse na Irene bari barajyanye ni iyihe? Ariko ndagira ngo mbanze ngunyuriremo mu ncamake utuntu tugiye dutandukanye twaranze ibitaramo bya Vestina ndetse na Dorcas muri Canada. Mbere yuko mbikubwira, ariko reka mbanze ngubwire, ese wari uzi ko Vestina yaratwite cyangwa se wari uzi ko Vestina twite? Ayo nta yandi makuru mfashe aka kanya ubwo yagwaga ku rubyiniro, buriya ngo yanituye hasi ku rubyiniro, ariko twagerageje gushaka amashusho turayabura, babigize ibanga, ariko mba nagerageje kugenda nshakisha utwo twose nkatubona. Vestina ubwo yari ari ku rubyiniro ngo yageze atya afatwa n'isereri yikubita hasi. Ayo niyo makuru yandi ngufitiye. Afite inda y'amezi hagati ya 3 ndetse na 3 n'igice. Nayo makuru hari kandi koko unagenekereje usanga ibyo ari ukuri, ariko bimeze inda ubibaze neza kuva mu kwa 7 ku itariki 15 kugeza uyu munsi wasanga ayo mezi yuzura, kuko uyu munsi turi ku itariki 19. Andi makuru aravuga ko ariko we yo none ndahira he Irene kugeza uyu munota nta kintu aravuga, bari kumutunga mikoro ati muye muretse akagati muye muretse rwose, ibyo simbikeneye kubivugaho, nta kintu na gito arabitangazaho. Ariko nanone wibuke ko Irene ari muri Canada ari kumwe na Vestina ndetse na Dorcas mu kiganiro bagiranye. Vestina yashakaga kugira ibintu avuga, ariko Irene akamubuza ati byihorere. Vestina akavuga ati ndabivuga, nyamara ati ndabivuga yabaye ndabivuga ati byihorere. Irene amusaba imbabazi birangira Vestina atabivuze. Irene aramubwira ati byihorere uzabivuga bitatwicira igitaramo. Igitaramo kikimara kurangira nibwo mwabonye Vestina ahita postinga ariya magambo yavuze ko adakeneye kuzongera kubana n'undi muntu wari we wese atabanje kumutekerezaho. Byatumye abantu benshi bavuga ko hano naba bari kuvugisha, byatumye avuga ko adakeneye undi mugabo. Ibyo byihorere. Vestina yagize ati uyu munsi ubuzima ndi kubamo ntago ari ubuzima nahisemo kubamo, kandi ntago nzemera kongera kuba igikoresho cy'undi mugabo uwo ari we wese. Ati kandi nanone umugabo nzongera kubana nawe cyangwa se umugabo nzahitamo kubana nawe ni umugabo nzaba narabanje kumenya wese. Narababwiye ati nta muntu umumenya, mwibuke mu kiganiro mugende mu birebe mu kiganiro twakoze akimara gushyira hanze iriya nkuru, ndibuka ko nayi breakinze mu bambere. Narababwiye ngo nta muntu umenya umuntu uramwumva ukamubona, ariko ntago ushobora kumumenya. Icyo nababwiye. Vestina we yavugaga ko atazongera kubana n'umugabo ataramumenya wese, atazi ahava, atazi ibye byose, atazi famiye ye ndetse n'ibindi byose. Icyo nagiraga ngubwire rero nuko Vestina uyu munota yanze kugaruka mu Rwanda. Bamwe baravuga ngo yashatse undi mugabo cyangwa se ngo ari yiboneye umugabo hanze muri Canada, nibyo byatumye ahita yihenura kuri Idrissa. Abandi batirerererererere nagazagaruka, yatinye kugaruka kubera ibyo yavuze. Ariko amategeko nk'uko mwabibonye, ikindi kintu ngira ngo ngarukeho nuko gatanya ku bantu batamaze imyaka 5 babana byemewe n'amategeko nta kugabana ku gihari. Icyo nicyo kintu kiri kugonga Vestina. Abantu bakavuga ati buriya yikoze mu ndiyo yihangana ugacya, ate se wakihangana gute kandi wirirwa urarurira? Nibyo abantu benshi bari kwibaza bati ntago ushobora kwihangana, ntago byakunda. Mu rugo hari ibintu byinshi bibamo amarira menshi cyane, ariko Vestina we kwihangana byanze. Binavugwa ko yagiye agirwa inama kenshi n'inshuti ze n'ababyeyi be harimo na Irene, kuko muribuka mu kiganiro yagiranye nawe
na Irene ari kumwe na Dorcas, Irene yamubujije kugira ikintu avuga kuko birumvikana ko Irene byose yarabizi, yamubujije kugira ikintu avuga, ariko Vestine avuga ati sinjye uzarota, igitaramo kirangiye byose nzahita mbikubita hanze, ntabwo nzashobora kwihangana, dore ko ubutumwa bwamaze iminota 36 gusa bahita babukura kuri Instagram nkuko yari yabipostinze, ahita busiba ako kanya, ariko nabyo bishobora kuba ari abamugiye mu matwi bakamutesha umutwe, na gahunda yari afite yo kubusiba. Turacyashaka kumenya impamvu ibyihishe muri ibyo byose, tugenda tubyegeranya, tuzagenda tubibagezaho umunsi kundi. Iyi ni Kaboji Talks, cyo nakubwira nta kindi no gukora subscribe.